mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi, yemwe abakurikira musohoje, kandi nanone twishimiye uburyo mudahwema kutwereka ko mutwitayeho, uburyo mudahwema kutwereka ko mukunda ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Uyu munsi rero tugize umugisha no kwakira, muramubona hano ntanarinze namuvuga cyane, abenshi musanzwe mumenyereye kuri Men Empire. Reka rero nanone nubwo mwari mumumenyereye na hano iwacu kuri YouTube channel yacu, tumuhe ikaze, mumumenye, mumwakire mu muryango wacu mugari. Reka tumuhe ikaze, tuguha ikaze, watangira wibwira abadukurikiye. Murakoze cyane, ndabasuhuje mwese abakurikiranye iki kiganiro. Uwiteka Imana abane namwe, nizere ko mumeze neza. Yes, nanjye meze neza. Amazina yanjye nitwa Niyomubyeyi Eugenie. Yego. Ndi mama Shema. Yes. Bakunda kunyita mami, iryo zina rusange abantu benshi banziho kuri Men Empire mu buzima busanzwe. Ndi mama ndubatse. Yego. Ndakijijwe, nizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Yes. Ibindi Imana duhana umugisha. Ukivuga rero ngo urakijijwe, ndishimye cyane kuko nanjye mu busanzwe nkunda guterana n'abantu cyase kugirana ibiganiro n'abantu bakijwe, b'abantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Tuguha ikaze rero, kubera rero tugize amahirwe yo guhura n'umuntu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, reka tuguhe ikaze uduheshe umugisha. Murakoze cyane. Uwiteka mwami Yesu, tugarutse imbere y'amaso yawe tugushima kandi tuguhimbaza. Uri Imana nziza, uri Imana idukunda. Uyu munsi wari uwuzi yuko uzaba kandi ko tuzatwicaye ahantu. Turagushimira ko duhumeka umwuka w'abazima, ushimwe uhabwe icyubahiro. Bana natwe muri iki kiganiro kugira ngo mwami mwiza, ibyo tugiye kuganira aha ngaha ibintu bifasha imitima y'abantu, bisa n'imitima y'abantu, kugira ngo ntihazagire ukireba ngo atahe nk'uko yakirebye iki kiganiro, ngo atahe uko yagitangiye kukireba ameze. Nyemera utanga umugisha kuri umwe wese uzagira icyo akora kugira ngo sosiyete nyarwanda n'isi yacu ihabwe imere neza. Urakoze kuri Imana nziza. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Turishimye cyane, burya umuntu aguhesheje umugisha nta gisa nabyo. Burya umugisha ni uwa mbere. Yego. Ndabona wishimye, ndabona umeze neza, gusa nuko wifubise cyane wasanga imbeho. Harakonje. Okay, buriya mu kanya ndatumiza utuntu dushushe urebe ukuntu byagenda. Murakoze cyane. Yego. Impamvu rero twifuje kugira ngo tuganire. Yego. Ni ibiganiro nagiye ubona utambutse ibiganiro, niyo mpamvu nshishikariza n'abantu bari kureba iki kiganiro gukunda ibiganiro byawe, bakareba ibiganiro bindi byabanje kuri Men Empire. Yego. Kubera yuko ni ibiganiro nasanze utanga ibiganiro byubaka, ibiganiro bifasha abantu mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Bituma rero ngira umuhati wo kugira ngo nzakubone, ariko nshimye Imana kubera yuko uyu munsi nkubonye, ndagufatisha uyu munsi ntabwo nshika. Nanjye nishimiye kubana nawe. Yes. Kandi nishimiye no guhura nawe. Uravuze ngo mu kanya urazana ibintu bishyushye. Ubundi menyereye guha abantu ibintu bishyushye nk'agacyayi. Ubwo rero biraza kuba surprise to me kubona nanjye umuntu umpaye, ni iby'agaciro. Yes, byiza cyane. Mbo abadukurikiye rero bamaze kumenya, nanjye nitwa Miheto Marcel. Wajyaga wumva Miheto Marcel ariko tukaba tutarahura, ariko uyu munsi Imana irabishimye turahura. Miheto Marcel. Yes, niyo ngo ni Marcel. Oya. Okay. Mbo nshinze rero, nshingiye ku biganiro wagiye ukora, niyo mpamvu nagutumiye ngira ngo tuganire nanone ku bijyanye. Urabona witegereje neza muri iyi minsi hari ibibazo bitandukanye, ibibazo by'ingo muri rusange, aho usigaye ubona ingo zisenyuka buri munsi. Kibaza ese nkamwe muba mwarabashe kurushinga, dushobora kugira inama tugiye. Yes, kusetse si ibyo mvuga ni ukuri ko urumva wowe ufite experience dushobora gusangiza abantu hano hanze bafite ibyo bibazo, kuko ejo bundi numvise umuntu wakoze ubukwe buhita hatarashira n'umwaka bahita batandukana. Mu by'ukuri mwewe nkibanga mukoresha niriye kugira ngo byibura dufashe abantu bari hano hanze bafite ikibazo cy'ingo. Yego, murakoze. Ibanga dukoresha rero, mbere na mbere urugo ni umugisha. Yes. Iyo wanje kumenya yuko urugo ari umugisha, ikintu cy'umugisha cyose, ijambo ry'Imana avuga ngo
n'ubundi no mugani w'isi n'ibintu bisanzwe aho ubutunzi bw'umuntu buri niho umutima we wuba rero iyo umaze kumenya ko urugo rwawe ari umugisha kandi ari ubutunzi bwawe ubiha agaciro nta gupfa kurutakaza uko byaba bimeze kose ibanga nta rindi rero ni ukwihangana ntazibana zidakomana amahembe ariko se nimba umuntu yagukoshereje wowe ubyakiriye gute noneho rero iyo bivanzemo n'akantu gato cyane kandi kahishwa abanyabwenge sobanurirwa abaswa kuba ufite Yesu nk'umwami n'umukiza ni umuntu wacu twese ni umuntu byemerewe yuko buri wese yamwakira ariko abantu barabinegirije ariko iyo ubashije kumwakira ni ibintu byoroshye ibintu byo kubaka rwose iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza uzi Yesu neza kubaka ntabwo bigucanga iyo usobanukiwe ko ari umugisha wirinda icyatuma urekura uwo mugisha wawe aho rero nkaza kugira akabazo nanjye ndasenga nanone ndabyemera ariko hari umuntu ushobora gusanga hari ingingo zisenyuka kandi nabo ari abakristo aho ko bishoboye kuba wenda hari ingingo bashobora kuba batarubahirije ntago zisenyuka kuko ari abakristo ahubwo harabita abakristo kandi atari abakristo iyo musezeranye imbere y'Imana musezerana kuzatandukanwa n'urupfu none iyo zisenyutse uba ufite tageti cyangwa indi ntombero wakurikiye ku muntu nimba koko warasezeranye ko uzamukunda muzatandukana mupfuye ukaza kugira ikibazo nyuma ngo muratandukanye ese koko waramukundaga iyo ukunda umuntu ibyo byose urabikunda iyo ubyaye umwana gushaka rero ni nko kwibaruka n'ubundi kubera yuko iyo ubyaye umwana iyo utwite mbere na mbere wabyara umwana umugaye ubana n'ubumuga wabyara umwana muzima uko aje kose uramwakira rero ni nk'uko uba ushatse uri umukristo wakira nyine ko ari we muntu ari we wenyine Imana yaguhitiyemo iyo wamenye iryo jambo cyangwa ukizereramo gutyo ntabwo upfa gusenyuka uko wiboneye urugo ntabwo yego rero impamvu abantu basenya bitwa ngo nta bakristo nyine biba ari izina gutya ariko muri wowe nta bukristo baba bukurimo kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo nimba mugenzi wawe aguhemukiye mubabarira ritubwira ngo babarira ese ntago wamubabarira cyangwa ntago wamukosora gakeya wabona byanze ukitabaza n'abandi bantu abakuru b'itorero n'abandi bantu bagufasha kugira ngo mukomeze mwubake yego ubwo rero impamvu bisenyuka nuko ese wamushatse umukurikiyeho tageti y'imitungo ese wamukurikiyeho yuko wenda afite ubwiza runaka wabubuze ese wenda hari ibintu byinshi bamukurikiyeho ariko utashatse yuko ushaka kubaka ngo ukomeze umuryango niyo mpamvu abantu batandukana byumvikane ko rero ingo wenda twakwemeza ko buri ingo ziri gusenyuka muri iyi minsi bishobora kuba biri guterwa nuko hari abantu benshi bashobora gushaka kurikiyeho umuntu amafaranga impamvu ingo zisenyuka muri no minsi cyambere kirimo nuko abantu babeshya ukaba wenda urugero nge ndi umugore nashatse umugabo wanjye yambonye ndi inkumi arangije abonye afite umwana utarigeze umubwira cyangwa se umugabo wanjye yari afite abana yabyaye benshi ndashakanye nawe n'imbere y'Imana turasezeranye ariko ntiyabimbwiye gusa icyo mpamya nk'umukristo ntabwo ibyo bintu byagakwiye kugucira ishati ngo ube wasenya ngo nuko usanze umugabo wawe yarabyaye umwana ngo nuko usanze umugore wawe yarabyaye umwana nimba ukunda umugabo wawe ese koko nimba utagiriye urukundo umugabo ushatse amaraso y'umugabo wawe ngo uyarere ngo uyakuze wumva umukunze wenda wamugayira ku bintu wenda yakora nyuma ariko si bya mbere byo ni gute wumva yuko wakanga umugabo wawe ngo nuko akuzaniye umwana wazajya gufata umwana hano mu muhanda uri marine ngo umuhibe ibyo biryo byawe wanze umugabo wawe ntabwo bishoboka nimba umugabo wawe akweretse umwana akagusaba imbabazi mubabarire ubuzima bukomeze ntabwo ari ngombwa ngo mutandukane ariko buri ikibazo kibaho none urugero kuri ba bantu tuvuge njyewe ndi Marcel sibyo kunza umukobwa ntabwo abimbwiye ko afite umwana finally nge gusanga yari afite umwana atarigeze abimbwira kuko hari ahantu cyako kantu nanone kigeze kuba gasanga afite umwana mu by'ukuri urumva ibyo bintu nabyihanganira biterwa n'ukwiyakira kuri wowe cyangwa wenda mugani
ngiye nkunda kuvuga kuko nkijijwe nkunda kuvuga ku ruhare rw'abakijijwe niyo mpamvu mbashishikariza n'abatarakira Yesu umwami n'umukiza kugira ngo bakizwe ibintu byose babica amazi ibikomeye nk'imisozi byose urabireba ukabona biroroshye kandi byaguhaza n'undi muntu byamuhaza ariko nk'abantu badakijijwe cyangwa n'abantu batizerera mu bintu byo kuvuga ngo impuhwe ngo n'ibikimwe nimba wampemukiye nanjye ndakwemeza niko bimera yego biba byiza yuko utazahura n'abantu bameze nkanjye buri gihe nk'uko ngiye mfite imyumvire imeze gutya ugahora witeguye nimba ushatse se koko urukundo rwawe ugiyemo n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe uraruzi uzi ibyo ugiye gukora cyangwa ugiye guhemuka gusa byaba byiza ubanje ukamubwiza ukuri nimba ari ugukunda akagukundana n'uwo mwana wawe cyangwa akagukundana n'izo ngeso zawe mbi cyangwa nziza ariko akabyihanganira wamubwiye mbere niyo mpamvu habaho igihe cya fiyansaje kugira ngo abantu bamenyane cyane ubwo nimba icyo gihe cyarabaye mubeshyanya n'ubundi uwo muntu ibyo bintu ntabwo biba byarubatswe n'Imana ni abantu baza ni nko guterateranya ibintu baba babonye bakavuga ngo tugiye gukora ubukwe gusa bafite izindi tageti ariko abantu bahujwe n'Imana bagira umwanya wo gukundana bakabwizanya ukuri bakabana neza buri umwe akabana n'undi amuzi yego ibyo rero nanjye none se ubwo iyo yaba ariyo mpamvu iri gutuma habaho gucana inyuma mu ngo ku bashakanye kubera yuko wenda baba barasanganye muri ubwo buryo kuko urabona habe ku bakristo Yesu impamvu nge nkeka yuko abantu bakunda gucana inyuma haba abagore no ku bagabo gusa ibyo ko abagore badakunda kubikora cyane abagabo depende nuko wenda baba bari gushakisha mu misozi kenshi bagakenera ibyo bintu ariko ntibyagakwiye ku mukristo ariko nanone we mugore mugenzi wanjye inama nakugira nuko wakora inshingano zawe nk'umugore ukamenya ngo umugabo wanjye akunda iki ese n'izihe ndangagaciro z'umubyeyi hanyuma baguca inyuma inshingano zawe n'ibyo ugomba gukora byose wabyubahirije ukaba ariho ujya kubaza Imana ukavuga Mana ndangira nshira inzira nakahe kadomo niyihe nguni ntinjiyemo kugira ngo menye icyo umugabo wanjye ashima cyane cyangwa akunda ngewe ngikore ese Mana nimba ari ingeso kuko Imana iravuga ngo nimba ufite ukwizera kungana nk'uko akabuto ka sinapi wabwira imisozi ngo yimuke cyangwa ugakuraho imisozi nimba uwo mugabo wawe uzi ko akunda kuguca inyuma wamusengera ukamwereka Imana hanyuma ugatuza ukubaka kuko nibyo biba byarakuzanye ntabwo waba warazanywe no kugira ngo uzasubire iwanyu Yesu ukihangana hari ijambo uvuga ijambo indangagaciro yego so bishoboke ko uvuze ijambo indangagaciro buriya nagukurikiye cyane kubera yuko amagambo yawe yose yuzuye ubwenge ni ukuvuga nagukurikiranye neza numva hari ahantu uvuze indangagaciro ese mu by'ukuri kuri ubu ngubu tuvuge nk'urubyiruko ni izihe ndangagaciro byibura wa muntu ugiye gushaka urwo yakagombye kuba yakumva atazujuje akigumira mu bwoko n'ubundi abagira yakagomba mbere na mbere ufite mu mutwe atari mu mutwe hano tubona mu mindset cyangwa ubwonko bwawe bumeze neza uriretse neza yuko ugiye gushaka umugabo icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri ni uko ubanza ukamenya neza yuko umugabo ugiye gushaka ataruje kugukiza ahubwo umugabo ugiye gushaka ari uwo mushakana mukabana bafasha atari udipendingaho ibintu byose wabuze muri iyi si icyo ni icya kabiri ikindi kintu cya gatatu ni ukumenya yuko urugo ugiyemo ni paradizo ku bayizeye ariko nanone ni urugendo rugufungurira imigisha yose cyangwa ibintu byose utigeze ubona uzabonamo urubyaro nimba hari ibindi bintu utagezeho iterambere imigisha myinshi uzayibona nyine ntabwo ari ibintu ugiye ngo nimba ari inkumi wirirwa wigira gusireyinga wirirwa wisohokera nyine nimba ushatse urakomeza usohoke ntabwo bishoboka it's a time to start ni igihe wumva yuko ingeso mbi zose n'utundi tuntu wakoraga wenyine wigenga ugomba kuzihagarika ukamenya yuko noneho ugiye gutagitinga ku rugo rwawe cyangwa ibishimisha umufasha wawe ikindi ni ukumenya ngo ese njyewe ntabwo nzikunda gusa ibitekerezo byanjye ntabwo ari byo nzashyira imbere hari abantu baba barigize abantu batavuguruzwa
abantu bigize ibikuke cyangwa akumva ko icyo avuze kigomba gukurikizwa. Icyo gihe rero wumva yuko utumenya yuko ngewe sinkiri uwanjye gusa, ahubwo mfite undi muntu wo kungenga cyangwa wo guhana nawe ibitekerezo. Ntabwo nzamfata umwanzuro njyenyine, mfite umufasha tuzajya dufatanya ibyo bintu. Ibyo bintu iyo wabishyize muri mind yawe, hanyuma ikiruta byose ukaba ufite agakiza. Iyo ni karite nziza cyane umuntu wese agashatse mbere y'uko ashaka, kuko nabajije abagabo benshi n'abagore benshi barambwira ngo ndamutse naba ndi umunyamahirwe ndamutse mbonye umugore ukijijwe usenga Imana. Undi arambwira ati naba ndi umunyamahirwe mbonye umugabo ukijijwe tukajyana gusenga, kanse niyo mutajyana no gusenga ariko akaguha ayo mahoro ava muri Kristo Yesu, ubu uri umunyamahirwe cyane. Rero iyo karite uyifite ubu uri uw'agaciro, nacyo kintu cy'ingenzi cyane. Ubwo ni ukuvuga icya mbere twagira inama abakobwa dukurikiye bashaka gushaka, bashake Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Bashake Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, kuko niwe muyobozi, niwe mujyanama, niho hantu habonerwamo ibyishimo, bya bintu bikomeye, bya bintu abantu babona bagatinya bagakangarana, imbere y'Imana byo birashoboka. Hari umukobwa rero ugeze uvuga ati njyewe rero muri iki gihe ndimo ndishakira umugabo, ntabwo nshaka agakiza, akaba adashobora kujya gusenga, akumva yuko azakizwa ageze mu rugo. Birashoboka ko ashobora gukizwa ageze mu rugo se buriya yamaze gushaka? Amaboko y'Imana, ibiganza by'Uwiteka bihora bidutegeye amaboko, ibyo bintu birashoboka. Ariko sinabyiza yuko wirindiriza, kuko uyu munsi urawuza ariko mu gitondo ntabwo uzabuza ibizaba. Kandi byakabaye byiza ari ibintu nawe wumva urarikiye, uryohewe nabyo. Nimba basi utikunda wenda ngo wumve yuko wajya kubishakisha, uzajya ureba nk'abantu bari muri Yesu, baba banejeje cyane. Ntumenye uko babaho, araza agacuruza, yataha atabonye n'amafaranga agataha, nta kibazo. Kurya umugati we nimba yarawuryaga ntajya awusiba, kuko aba abizi ko Imana iramuha ibindi ejo. Ariko iyo udafite Yesu nk'umwami n'umukiza, iyo utacuruje cyangwa iyo utabonye amafaranga, utaha wumva ugiye guturika ameze nabi, n'umugati ntuwuhahe ngo wibuke ko yandi ikeneye kurya, ubwo meza nyine ibintu byose wabikompuritse. Ariko mu Mana, muri Yesu, no mu buzima bwo mu rusengero, ntago umuntu iyo ubaho wigenga nta muntu ukugira inama, n'ubundi nta buzima burimo. Ariko uri muri Yesu usangamo papa wawe, mama wawe, mushiki wawe, murumuna wawe, n'abandi bantu bagufasha mu buzima busanzwe. Niyo mpamvu rero ari byiza. Ni byiza. Buriya rero nkurikije wagiye uvuga uko kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, numva ko ushobora kuba warakiye agakiza kera. Ese umunsi wa mbere winjira mu rusengero byari bimeze gute? Tuganire ku buzima bundi busanzwe. Ku munsi wa mbere wumvise uti uyu munsi nakiye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, byari bimeze gute? Niki cyahindutse mu buzima bwawe? Ko nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ndi umwana, ndakeka ko nta n'ibyaha narinzi byari iby'abana, kurakara, umujinya, gutukana, kwiba bombo, biswi, ibintu nk'ibyo. Ndamenye Yesu ndi umwana. Icyo nibuka cyo nuko nabatirijwe rimwe na mama wanjye na papa wanjye. Wabatijwe mu ufite imyaka ingahe? Nabatirijwe muri Eglise Apostolique pour le Rwanda. Nari mfite imyaka 14. Byumvikane ko wakiriye agakiza kera. Yego, ariko nuko nta gihombo nabonyemo. Kandi pe iyo uri mu Mana ufite ubwiza bwayo, uraseka bikemera, wakora bigakunda. N'icyo utakoze uyu munsi ukumva ko ejo bizakunda. Byari byiza, byari binejeje. Numvaga nyine ngiye kuba undi muntu mushyashya, ngiye kubona ibyo ntabonye, kandi koko byananabaye. Ubwiza bw'Imana ni byinshi nagiye mbona kandi nkabyizereramo bigakunda. Byumvikane ko kuba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe nta gihombo urabona? Ntacyo habe na kimwe. So ndumva tubihuje, nanjye nicyo kimwe. Aho nakiriye Yesu, kuva namenya Yesu, nta gihombo ndabona cyo gukorera Imana. Ntacyo. Niyo mpamvu nanone tuba twarahisemo kugira ngo tujye dufasha abantu, tubaganirize, tubagire inama mu buryo butandukanye, kuko urebye hano hanze hari ibibazo bitandukanye, ibibazo mu rubyiruko, ibibazo mu basore, haba mu nkumi, mu miryango, hari ibibazo bikomeye. Kuko cyejo bundi nari ndimo nganira n'umuntu arambwira ati njyewe ubu ntabwo nshobora gushaka. Ntamaze kubera icyo udashobora gushaka, njye ntabwo nshobora gushaka rwose, kubera yuko
ibyo mbonera mu ngo nakamara amaso umugani w'umurundi. So ariko urumva iyo dukoze ikiganiro nk'iki tukamubwira za ndangagaciro sibyo akagira uburyo azikurikiza biramufasha. Ni ukuvuga reka dukome urusyo dukome n'ingasire. Twavuze ku bakobwa, abakobwa batagira ngo twabibanzeho cyane, ahubwo reka turebe no ku bahungu. Yego nanjye ndiwe mfite ibyo nzi, ariko wowe nk'inararibonye burya biba byiza ko ndatekereza ufite experience kundusha. Ushobora kuvuga uti njyewe nshingiye ku byo nzi n'ibyo nemera. Umuhungu wuje izi kondisiyo burya ashobora kugera mu rugo akubaka bitewe n'ubumenyi umaze kubigiramo. Ku muhungu rero, yes, ku muhungu indangagaciro nayo ya mbere n'ubukristo. Ubukristo buza ku mwanya wa mbere. Yego, udafite kristo n'ubundi ngemba mbona reka ntago twashobokana kubera yuko ntago byavamo. Njyewe ari ibintu ukora nyine ukabona reka biragoye, niyo mpamvu ubanza ugashishoza mbere yuko ushaka. Indi ndangagaciro ya mbere, ya mbere n'ubukristo. Ya kabiri ni ukuba neza uzi inshingano ugiyemo, ukamenya ngo kuba umugabo ntago ari uko witwa izina ry'umugabo, ahubwo mbaye umugabo, mbaye umupapa. Guhera kuri uwo munsi ugiye gushaka umugabo, mbaye umugore ni umutima w'urugo, hanyuma umugabo nawe akaba umutware w'urugo. Ariko se nimba ndi umutware nditwa iryo zina gusa ngende mu nzira barinshimire? Ahubwo ndi umutwe nyine w'urugo rwanjye, bizakenerwamo byose 100%. Ntiringiye ngo umugore azamfasha, ni njyewe bireba. Ikindi kintu umugabo yakabaye aba afite nka carte, nuko yaba azi gukora. Atari wa muntu uvuga ngo kuko ngo akazi katansanze mu rugo, kuko ntabonye wenda batera nkunga, kuko igihugu kitampaye. Yes, ukaba umugabo nyine uvuga ati n'ikiyede nagikora, ariko umufasha umuryango wanjye, umugore wanjye sinzamubona ari cyo yamburanye ari mu bindi bintu. Ukaba umugabo nyamugabo nyine, kuri kose umushahara uhembwa, akazi ukora kose, ariko ukakabamo neza nk'inshingano zawe. Ibyo biba bihagije. Nimba uzi gukora, ufite Yesu, kandi neza uzi yuko ibyo ugiyemo ari we bireba. Pana kuvuga ngo umugore azamfasha ngo ibiki. Abagore hari igihe uzana umugore w'umutesi, kandi ntago wasenya. Ugomba kumwambika, ukamukorera ibintu byiza byose, kuko ni umugore wawe. Umugore wawe ukamwitaho. Twakomeje kuvuga rero ku bijyanye no gusenga, kuko njye buriya ndi kugira ngo tubashe gufasha abantu benshi batandukanye. Hari umusore wigeze kuvuga ati njyewe nzasenga Imana ibikore. Hari nabo ugenda bumva bavuga butumwa, ukumva umuvuga butumwa arimo aravuga ati njyewe nakoze ubukwe nta n'igiceri mfite. Sibyo? Abo bantu uko ni ukwizera, ariko nanone tutashyigikira 100%. Yego, nimba abantu birirwa mu nsengero, Imana ni Imana, Imana ni yacu twese, kandi Imana irakora, irashoboye, ihindura n'ibyanze guhinduka. Ariko nanone turi mu isi aho bisaba ngo ese wowe ufite iki kugira ngo Imana ihereho iguhe umugisha. Nimba wiringiye pasiteri, wiringiye imiryango, wiringiye abo wasengeye ngo ugiye gukora ubukwe, umwana w'abandi se uzamugaburira iki? Byibura nta n'ikintu, byibura nta na business y'ibihumbi 20 muri gucuruza inyanya cyangwa ibitenge, cyangwa muri gucuruza ku kaboko ngo uzatunga urugo. Wabaye witonze ko iminsi ihari, hanyuma isaha y'Imana ikagera ukabana n'umugore wawe. Nimba ugiye gushaka rwose uri umugabo w'umushomeri, umugore ari umushomeri, iyo vision ni iyihe koko? Tutabeshye. Urumva ko ari ikibazo. Ubwo byumvikana abashomeri baba bitonze, baba bigumiye mu rugo, baba bigumiye mu rugo kubera yuko reka nkubwire, ntago ari ukubikoma, nta nubwo ari uko Imana yangiriye neza. Wenda nkaba mfite akazi, ariko akazi mfite nta nubwo gakaze cyane, ariko ko ari Imana yakampaye nanone karakaze. Ariko nta nubwo karenze cyane kuko gafite kapito nyinshi, ku buryo wa muntu udafite kapito yo kuba yakora. Simfobeza abashomeri kuko nabo ntibabura, sometimes baraba. Ariko se nimba ubaye umushomeri umwaka umwe, imyaka 2, nawe uzajya ureba ko ikibazo atari wowe. Ubwo ikibazo si mu mutwe, ni mu mutwe, kubera yuko watangira no ku kiyede ukiyambura ubushwambagara. Nimba uri n'umugore, wagurisha cya gitenge cyawe cyiza, wagurisha saha yawe, gift nziza wahawe, ugatangira business.
yes ushobora no kuba utakora business kazi ariko ukagenda hariya mu isoko ugafata inkweto udukweto nimba ari n'ibihumbi 10 ugurishijemo igitenge cyawe cyangwa ihene yawe ukagenda nyine ukaduzunguza ukazana nkagura nkaguhereza 5 ugasubiraho ukarangura kuri 2 ukabaho yego kuko ariko utiriwe mu rugo ngo uburirwe wicaye yego kuko nanone kwirirwa mu rugo wicaye ndatekereza ko ntago ari byiza biriya bintu akenshi bikorwa n'abantu baba bavuga ngo ndadipendinga kuri uyu abandi bavuga ati ndigurisha abandi basore ndatera kaci abandi bavuga gutya ariko umuntu muzima ufite ubwenge iyo yicaye mu rugo nawe biramubabaza biramujena uvuze n'ibintu byo nta guciye mu ryo uvuze n'ibintu byo kwigurisha mbita nkubita ijisho hano kuri babashiki bacu mbona hano mu muhanda wiseka nibyo ndababona rwose hano ndababona benshi ariko sinjyayo ndababona gusa nanjye ngenda niyo wajyayo kureba ntukoreho nta kibazo ushobora no kujyayo no kwirebera ntabwo bibaho ngo urebe aho isi igeze kugira ngo uzabone ibyo uvuga nabyo birashoboka ariko hari igihe ureba ukabona umukobwa ni mwiza afite amaguru n'amaboko anakoze byakunda ariko ugasanga akorera 2,000 ku ijoro ngo bamwishyuye 2,000 biriya bintu rero icya mbere cyo impamvu biba ni ukubera ari umuvumo ni satani navuga yuko iba yaraje ikarika mu bantu igatwikira ubwonko bwiwe ikabupfundikira igashyiramo umwijima ku buryo hari ibintu atari kubona biturutse inyuma akizera neza yuko ibintu azabona ari ibintu yitoraguriye cyangwa ibintu bimwizaniye ntiyumva yuko yakora kandi niyo yakora ibyo yakoreye bitamunyura uwo muntu rero nta kindi keneye nta rundi rufunguzo niyo wamugira inama ntiyapfa gukunda abakeneye isaha y'Imana n'ukuboko kw'Imana gusa ngo ikiganza cy'Uwiteka kimugaragareho biba bikeneye ngo azahure n'umuntu muzima cyangwa n'ikibazo kugira ngo acike kuri iyo ngeso ariko hari igihe umugira inama bikanga ku buryo adashobora kuvayo ariko iyo agiye nk'ahari agakuramo nk'inda nk'ebyiri agacika nka nyababyeyi cyangwa agahuramo n'ikibazo hari igihe avuga ati ko bikaze bya bintu ntabwo byoroshye nibwo bufaya biriya bintu iyo ni imyuka mibi cyane ibitera kandi imyuka mibi ikurwaho no gusenga no kwiyiriza ubusa no kubuza Imana nta kindi kintu cyakora biriya bintu ni ukuvuga twavuze byinshi noneho reka turebe hamwe bya bintu byose tuvuze turebe uburyo twabibumbira hamwe kugira ngo na wa muntu udukurikiye amenye neza ikintu twashaka kuvuga ikintu twashaka kuvuga kwari ukugira inama basore wa musore wirirwa mu rugo twagira inama wa mukobwa udashobora gufata umwanya ngo anyarukire hariya ashaka aza kumva ko azabona amafaranga amwizaniye babandi banyura mu ngeso zitari nziza nanone dushaka kuvuga gukebura bantu nanone bashaka ashobora gushaka umuntu akurikiye amafaranga kandi tuzi gusanga ko ibyo bintu nanone bitubaka hari akandi kantu abantu bashatse inshuti muri rusange bakaza bakakubwira ngo urugo ni rubi gushaka ni bibi ntuzashake ngewe mana umugabo yarananiye ese nimba yarakunaniye kuki utaruvamo nimba umugore yarakunaniye kuki utabivamo abantu babuza gushaka cyangwa bakababwira ko urugo ari rubi inshuti zanjye bakunzi banjye abantu badukurikiye urugo ruraryoha iyo waruhaye akanya ko kuryoha umugabo araryoha umugore araryoha abana bararyoha n'indi migisha yose uturuka mu kuba umuryango uhari abasore batarashaka nimufate icyemezo mukore kugira ngo muzashake n'inkumi zitarashaka mufate icyemezo kugira ngo muzashake n'umugisha nta kibazo kiba kibirimo kereka iyo gitewe nawe byumvikane rero impande zose twazivuzeho ngewe ibibazo nashaka kubaza ibibazo nari mfite ibibazo byinshi ariko nshobora kuba ndekeyemo gatoya nta kibazo noneho abantu bazumva ikiganiro twakoze kereka wenda nawe niba hari akandi kantu wenda mu byo nakubajije wumvaga wenda ntabashe kuba nakongeramo nako kuko twavuze ngo ese umukobwa ni iyihe myitwarire yaba afite kugira ngo abe yashaka umuhungu ni iyihe myitwarire yaba afite kugira ngo abe yashaka ariko nimba nyine nabwo ufite ubwoba bw'urugo ngo se bizagenda gute wowe ntushake ibindi Imana izabyikorera ubwo ni ukuvuga inama
zacu bazakire, kandi nanone niba bakunze ikiganiro cyacu babyandike muri comment. Yego, kuko babyandike muri comment. uko badushigikira, uko babyandika muri comment, uko bakora like, ibyo bidutera imbaraga kugira ngo tubone ko ibiganiro byacu babikunda, cyangwa se niba hari ikindi kintu bashaka ko tuzaga